nongeye kubaha ikaze mwebwe bakurikiye muri Wawe TV muri gahunda yacu yo gusoma Bibiliya. Haleluya. Reka dutangire rero dusenga Imana, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusoma Bibiliya yera. Murakoze cyane. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye n'imbabazi tugirira, dushimiye kubana natwe buri munsi ku manywa na nijoro ukaturinda ikibaro n'ikibi cyawe. Tugushimiye Mwami igihe tumaze dusoma Bibiliya. Mwami, tugushimiye gukomeza kubana natwe, kandi turagusabye kugira ngo iri jambo dusoma rikomeze ritwungure kumenya no gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, kugira ngo dukore ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ukomeze tuyoboze umwuka wawe wera, kandi Imana yacu ukomeze kubana na buri wese, kandi igira icyo rimarira ubugingo bwe, bifashe imibereho ye, kandi hagaragara impinduka nziza, maze byose bidufashirize hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 50. Yakobo arapfa, baramwosa, bamujyana i Kanani bamuhambayo. Yosefu yubama mu maso hasi, aramuririraho, aramusoma. Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se. Abo bavuzi bosa Isirayeli bamara iminsi 40 bakimwosa. Uko niko iminsi yo gusezeramo ingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Iminsi yo kumuririra ishize, Yosefu abwira abo mu rugo rwa Farawo ati, niba mbagiriyeho umugisha ndabinginze mubwire Farawo muti, se yamurahirije ibi, dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani abarimo uzampamba. None ngo arakwinginga uzamuka uhambe se, kandi ngo azagaruka. Farawo ati, zamuka uhambe so nk'uko yakurahirije. Yosefu arazamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Egiputa bose, n'abo mu rugo rwa Yosefu bose, na bene se n'abo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo. Ibyo byonyine ibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani, bacurirayo umuborogo mwinshi ukomeye cyane. Amaraho iminsi 7 aharirira se amwiraburiye. Bene igihugu b'Abanyakanani babonye baririra ku mbuga y'igosoro yo muri Atadi, baravuga bati, uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa. Nicyo cyatumye bahita Abeli Misirayimu, hari hakurya ya Yorodani. Abana ba Isirayeli bamukorera uko yabategetse, bamujyana mu gihugu cy'i Kanani, bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'i Makipela iri imbere y'Imamure, ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni umuheti. Yosefu ahumuriza bene se arapfa. Amaze guhamba se, Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yosefu babonye ko se apfuye, baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga, atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati, so atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yosefu ibi, arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati,
dore turi abagaragu bawe. Yosefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Yosefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yosefu arama imyaka 110. Yosefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yosefu. Yosefu abwira bene se ati ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera, ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha. Yosefu arahiza abana ba Isirayeli ati Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakure ino. Nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110. Baramwosa, bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mana ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.